bajya bavuga ngo nta murizo uzunguza inka, nta murizo uzunguza inka, ariko uramfashe uravuze gusa ngo habayemo ubujura, amafaranga yakusanyijwe kugira ngo uyu muntu ajye kwivuza, mwamuzi ikintu yakoreshejwe. Mu by'ukuri uvuze iryo jambo gusa urigendeye, ntusobanuye facts, ntiwerekanye facts, ntiwerekanye indi verisiyo inyuranya nuko Kanimba. Ubundi uwo waba uri we wese, akazi waba ukora kari ko kose, amafaranga waba ufite, ibyo waba uri byo byose, imbaraga waba ufite zose, hari ibintu utagakwiye kubwira umuyobozi. Umuyobozi, ijambo umuyobozi, umuntu wahawe inshingano zo kuyobora, none akuyoboye wowe uri umuyoborwa, hari ibintu utagakwiye kumubwira. Hashize iminsi ndi kuvuga kuri iki kiganiro cya Sabe ndetse n'ibyo yagiye akora, mbabwira ko ari umunyamakuru mwiza, twese twemera ni umunyamakuru mwiza. Njye nanavuze ko buriya Sabe namukurira ingofero, namuhikamba bifitiye uburenganzira, hari mu banyamakuru nshimira byimazeyo. Ariko nanone tugaruke inyuma gatoya, tujye dukoma urusyo, dukome n'ingasire. Ntabwo ari urusyo, ni urusyo. Dukome urusyo, dukome n'ingasire. Ahangaha Sabe yararengereye cyane. Ubu buryo bwo gukoresha umuntu avuga iyi migani isa nkaho ifite ibyishingiyeho, ndemeza ntashidikanya ko atari ibyo kubwira umuyobozi. Umuyobozi yagakwiye kubwirwa mu buryo bweruye, ndetse akabwirwa neza n'ubwo yaba yakosheje. Scovia ni umunyamakuru nawe nemera, ni umubyeyi, ni umuyobozi, ariko nanone umuyobozi nawe yakosa. Ese niba umuyobozi yakosheje akakubwira mu ruhame, akakubwira ko wakojeje, agakosa nyine nawe agakora ibintu bitari byo, nawe agakwiye kumusubiza mu ruhame, warangiza ukavuga ngo nta murizo wazunguza inka, nta murizo uzunguza inka. Ese uri umuyobozi? Nk'abantu mwe tujye tuvugisha ukuri, ndabizi turi abantu batekereza, dufite ubwenge, nta bintu by'ibitangaza ndi kuvuga hano mutazi. Niyo mpamvu buri wese yemerewe gutanga igitekerezo, ni comment wakandika ukavuga ati ngiye byumva gutya, it's fine. Ariko iyo umuntu atinyutse akavuga ibi bintu akerura, agakora ku gahanga k'umuyobozi, mu mutwe w'umuyobozi, reka nongere kubashimira abakunzi ba Magi TV Rwanda. Nizere ko mumeze neza, mukomeje kudukurikira umunsi ku wundi, mwebwe mu Rwanda cyangwa se out of the country. It is what it is. No matter what, dukomeje kwagezaho byinshi bitandukanye, kandi buriya amata ajya bahama, muragahora ni byiza, bya bindi mwasengeye, bya byifuzo mwagiye mugira, mukabwira Imana muti Mana turakwinginze uyu mwaka uzadufashe tugure igare, uzadufashe tugure moto, inka, uzadufashe tugure imodoka. Ibyo byose murakabigire, ni ukuri nibyo mbifuriza. Ariko nanone ndababwira ngo nubwo twifuza ibyiza, ibi ntabwo bizabura. Niyo mpamvu mbifuriza imbaraga z'Imana, imbaraga z'amasengesho, imbaraga z'abantu muri rusange, kugira ngo muzabashe gutsinda ibigeragezo tuzahura nabyo. Umuntu nakumvisha ukuntu uzakwepa ibigeragezo, hazaba kubeshya cyane, ahubwo azagusabira imbaraga zo kunyuramo neza, ukavamo amahoro, ukabicika amahoro. Ni ukuri ibibazo tuzabinyuramo. Kuri uyu munsi nanone ndi kugira ngo tugaruke ku bintu bimaze iminsi kuvugwa ku mbuga nkoranyambaga, ariko nanone ngarukanye akantu nabonye gasa nkaho gateye ubwoba. Uyu mugabo yakwisanga nawe muri RIB. Uyu mugabo Sabe ni umunyamakuru mwiza, ariko yakwisanga muri RIB, yakurikiranwa. Nimvuga ari bumve gukurikiranwa, ibi bintu yakoze ni ikosa rikomeye cyane. Nibyo warakosheje, umuyobozi yabonye ko wakosheje. Njye ntabwo nemeye ko ari amakosa, ariko yabonye ko wakosheje, araza aguhana mu buryo butemewe n'amategeko, mu buryo butari bwo. Ese kubizi neza ko uri umuyoborwa, akaba ari umuyobozi, ikosa ryagakwiye
gukosorwa irindi. Umuyobozi nagukubita inkoni mu gihe kitari cyo, igihembo ni ukumwishyura. Abantu mudukurikiye namwe mutubwire, ese igihe umuyobozi azakubita umuyoborwa mu buryo butemewe n'amategeko, umuyoborwa ikintu azamwishyura nawe ni uguhita amukubita amuhana? Sinzi mwebwe ngo mubyumva gute, ariko njyewe nuko nguko mbyumva pe nta nubwo ngomba guca ku ruhande. Buriya umuyobozi, amafaranga yose waba ufite, ubutunzi waba ufite, bya bindi bavuga ngo icyo waba uri cyo cyose, imodoka waba utunze, imodoka waba ugendamo, inka waba ufite, inka waba warigeze kugaba cyangwa se nawe izo wagabiwe, nyine uko waba umeze kose wagakwiye kubaho umuyobozi. Ese umuyobozi nakora ikosa bazamukosore mu buryo bweruye imbere y'abantu? Ese umuntu niba yakosheje akaguhana ari kuri mikoro, ari kuri kamera, akaza akabivuga, ni ngombwa ngo nawe uhita upanga kuza kuri mikoro? Ni ngombwa ngo nawe uhita uza kuri kamera byose ubishyire hanze, utume n'abandi banyamakuru nabo nyine babivuzeho, nanjye nabivuzeho, kubera ko nyine Sabe yamaze kumushyira hanze cyane, kandi nawe wabitangiye. Buriya mu kiganiro nakoze bwa mbere kuri iyi nguni ya Scovia, buriya Scovia nawe ni umunyamakuru mwiza, niba utabizi uzabyumva, uzabyemera. Ni umunyamakuru mwiza, ariko ikindi navuze cyo nuko nubwo ari umunyamakuru mwiza ari n'umuyobozi. Kuba yarahawe umwanya w'ubuyobozi, nawe yagakwiye kuhagararaho neza kigabo, agakora ibintu byemewe n'amategeko. Kuza kuvuga umunyamakuru ko yakosheje uri umuyobozi we biragayitse cyane, ntago ari byiza. Uri umubyeyi, abantu ugiye kubahanira ku gasozi? Ariko si nanone niba umubyeyi yibeshye yakosheje agahanira umwana we ku gasozi, umwana we azamutonganyirize kuri ako gasozi ngo nuko nyine ngo ari mu makosa? Cyangwa byibuze yagakwiye kumwubahira ko ari umuyobozi? Banyarwandakazi, buriya njyewe impamvu mba ndi hano ni ukugira ngo dusangire ibitekerezo. Hari ibintu biba bidakwiye, ariko nanone ibyo mbona ko bidakwiye ntabwo ari byo koko ko bidakwiye, kubera ko nyine dufite imitekerereze itandukanye. Uko numva ibintu siko wumva ibintu, aho kugira ngo ujye kundega muri RIB navuze amakosa. Umunyamakuru gukosa it's normal, abantu tuze tukavuga. Narabibabwiye, buriya niba nza nkandika table of content ku bintu ndaza kugarukaho, ntabwo njyewe ndi wa muntu uri gusoma Bibiliya. Mba mfite table of content, mfite ahantu ndahera naho ndasoreza, ariko iyo ndi mu kiganiro ngaruka cyane kuri context rather than content. Nakosa, Scovia yakosa, Sabe yakosa, Irene yakosa, Yago yakosa, ahubwo nyuma y'ikosa habaye iki? Hakurikiyeho iki nyuma y'ikosa? Pay attention please, kubera ko ibi bintu biteye ubwoba. Ibi bintu byafashe indi ntera. Ibaze niba umubyeyi asigaye arakosa agakubitira umwana we ku gasozi, n'umwana nawe agahita amusubiza. Kandi mwibuke mu muco wo hambere ubundi kera, iyo umubyeyi yahaniraga umwana ku gasozi, umwana yirukaga ajya iwabo, akaza kumubwira ati mama ibi bintu wakoze sibyo, wakosheje, ariko bari mu rugo. Akamwubahira ko ari umubyeyi. None ubu ngubu umubyeyi ari kuvuga n'umwana agahita avuga. Umuyobozi aravuga, nawe uri umuyoborwa ugahita uvuga. Banyarwanda aho muri hose, njyewe ntabwo ibi bintu nabikunze. Nakomeje kureba ikiganiro, ndavuga aka kantu ko kuvuga ngo umurizo, ngo nta murizo uzunguza inka. Ibi bintu mw'Abanyarwanda mwe, Banyarwandakazi, ko bidakwiye.
reka mbashimire, Imana ikomeze kubarinda.